Mana Nyiringabo, Imana Nyiribihe, Uwera wa Israheli, twongeye kugushima, twongeye kugushimira ko uri Imana yaduhamagaye ukadukura mu magana menshi y'abanyabyaha, kandi twongeye kugushimira yuko Umwami Imana watugize abaragwa tutarabaragwa, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu Mana uyu mwanya tugiye gutanga buno buhamya, twinginga kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera abarizo ziza zituyobore, kandi gukora kwa Imana kuhagaragare n'ukuboko kwawe kuburyo kudutwikire mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Impamvu nitwa Zura nuko navukiye mu idini ya Islam. Ababyeyi banjye bari abayisilamu, papa na mama n'igisekuru cyose ninjye wa mbere wakijijwe mu gisekuru cy'iwacu. Mvukira ahantu rero Inyanza Mugandamure, mu gace ko mu majyepfo Butare. Naravutse ntazi Kristo, namwitaga intumwa, nta kundi kuntu nari muzi. Ntangira gusoma Korani, nasanze wacu ari abasomyi ba Korani. Ntangira gusoma Korani, niyo tangiriye niyo gardienne nizigwe. Igitabo cya mbere ngitangira mfite imyaka 3, kitwa Juzwama. Ndangiza mu mwaka wa 8, ndangije Korani yose. Korani yose ifite ibitabo 30. Numvaga ari byiza, numvaga ari ishema, numvaga ari n'ishema mpeshi umuryango w'iwacu. Numvaga ari byiza gusoma Korani. Ntago nari nzi ko igihe nk'iki Kristo azemera agakoresha iyo Korani kugira ngo abohore benshi bataramenya ukuri kw'Imana yuzuye. Niyo mpamvu rero nongeye gushima Imana kubw'ijambo Imana yavuze buzabohora benshi. Mu mikuru yanjye rero nakuze maze kuba umukobwa w'inkumi, ndashaka, ndi umubyeyi, ndi umumama w'abana 4, mfite abakobwa 2 n'abahungu 2, mfite n'umugabo ukiri umuyisilamu. Narakuze maze gukura, nza gushaka, nshaka umugabo, iwabo nawo ni Kigali Nyamirambo hariya mu Biryogo. Turashakana, twese turi abayisilamu, turabyara, tubyara 2 turi abayisilamu. Kuko ngewe nari ngeze ino nzi Korani, twayisomaga kera, niga kuyishyira mu byo bita ilmu tajwidi. Ubwo turi ku misigiti turimo kwiga, ngirirwa amahirwe yo kujya vuga ubutumwa. Ubwo ni umudawati, bivuge ngo umuvuga ubutumwa mu dini ya Islam yitwa umudawa, umugabo, umugore ni umudawati, utanga ubutumwa mu misozi, tukakubiriyo ahantu hose. Numvaga ari byiza, numvaga rwose kuba mvuga ubutumwa mu dini ya Islam yanjye navukiyemo, nashakiyemo, numvaga ari byiza, kandi nagiraga ishyaka. Nigeze nigisha abana b'urubyiruko, twabanaga tukajyana mu mvuga butumwa. Twatangiriye ku musigiti wa Tawfik. Numvaga ari byiza, kandi numvaga ari ishema, ntago nari ko Kristo nanjye nkunda. Gihe kimwe rero nari bujye mu mvuga butumwa i Masaka, ni nanjye wari bwigishe. Numvaga ari byiza, numvaga rwose nishimiye kuza gutanga amawaida. Hanyuma mfata Korani, ntago na Korani mfite Igiswahili, uwo natiyanije Igiswahili kuzi Ikinyarwanda zasitaranaza. Mfata Korani y'Igiswahili, ntangira soma muri mu gitabo cya 3. Mfata Korani, ntago nashaka gukizwa, nta nubwo nakundaga abakristo, nta nubwo numvaga ngambiriye kugira ngo, nta nubwo nari nzi yuko nasoma ibyo bintu ngo mbikurikirane, ahubwo nasomye nshaka inyigisho. Nkifungura Korani ngo igitabo cya 3 cyitwa Suratul Imran. Suratul Imran ni igitabo kigize Korani, ni igitabo cya 3. Aya n'umurongo, aya yaho ya 35, aho niho hari inkuru. Ntangira kwibaza, mbese uyu mugabo witwa Imran ni mugabo ki? Mbese uyu mugabo witwa Imran kubera iki bamwitiriye igitabo? Ubusanzwe ngewe ndi umusomyi w'ibitabo, nkunda gusoma cyane ko nzandika na byinshi. Ntangira rero gutekereza inkuru za Imran, nzitekerezaho cyane. Hanyuma ndavuga reka nsome inkuru za Imran, menye impamvu ki Imran bamwitiriye iki gitabo. Ntangira gusoma, nsanga Imran ngo ari umugabo ukunda Imana, akaba umugabo wubaha Imana, akaba umugabo Imana yishimiraga,
ariko ngo yari afite ikibazo, umugore we ntago yabyaraga, ngo noneho aza gusaba Imana ngo Imana imuhe umwana utinya Imana, umwana w'umuhungu. Imana iramubwira ngo nguhaye umwana w'umukobwa kandi uzaba wubaha Imana. Imana aravuga ngo nubwo Mana umpaye umwana w'umukobwa nta kibazo, uyu mwana w'umukobwa mwise Mariyamu. Mariyamu bisobanura Mariya, Mariya nyina wa Yesu. Ntangira gutangazwa cyane n'ukuntu muri Korani yacu harimo inkuru za Mariya, ntangira kuzisoma nshishikariye kumenya Mariya ninde muri Korani. Mu gushishikara kuzisoma nasanze Mariya Korani ivuga ivuka rye, ubwo wenda muri Bibiliya hatarimo ivuka rya Mariyamu, ariko Korani yo ivuga yuko yavutse, amaze kuvuka ise Imurana ahita apfa. Amaze gupfa abagabo muri ako gace barwanira kurera Mariyamu, ariko Korani kagomeza ivuga ngo kubera yuko Mariyamu yari avutse ari umunyamugisha. Aho rero izo nkuru zose zihera muri igitabo cya 3 cya surati Imran, guhera kuri aya yaho cyangwa se umurongo waho wa 35 kumanura. Aho ndimo kuvuga kugeza kuri ku murongo wa 50, aho nushobora gusanga inkuru zivuka rya Mariya, ivuka rya Yohana n'ivuka rya Yesu muri Korani. Hanyuma ntangira gusoma nsanga ngo ari umwana ukunda Imana, abagabo muri ako gace barwanira kumurera. Noneho baravuga ngo ubwo rero tubirwaniye mureke dukore tombora. Ngo bakora tombora imeze gutya, bafata amazi ashyushye ngo bayashyira, baravuga bati reka dushyiremo amakaramu yacu, ikaramu ivamo itabize warabatsindiye kurera Mariyamu. Hanyuma tomboriza kugwa ku mugabo witwa Zakariya abatsindiye kurera Mariyamu, amujyana mugezi we. Ariko Zakariya ngo yajya mu cyumba kwa Mariyamu agasanga arimo kurya ibiryo atazi ahantu byavuye. Ngo nuko rero Zakariya ahishukirwa rwose ko atunze umwana w'umunyamugisha ari we Mariyamu. Hanyuma Korani kagomeza katubwira ngo nuko rero Zakariya umugore we yari ingumba ntiyabyaraga. Ngo Zakariya agira ishyari ryiza, niko Korani ivuga, ishyari ryiza ngo riyo gusaba umwana utinya Imana nka Mariyamu. Ahagarara mu cyumba cyarimo gusari ku murongo wa 38, ahagarara mu cyumba cyarimo gusari aravuga ngo Mana yanjye ngo ndagusaba nk'umwana utinya Imana nka Mariyamu. Hanyuma Imana ngo iramusubiza marayika Gabriel, ariko Korani ivuga Jibril. Marayika Jibril aramumanukira ngo ari mu cyumba cyarimo gusari, amubwira amagambo akomeye cyane ko aya magambo ariyo nshaka gutsindagiraho cyane, kuko ayo magambo niyo Imana yanyihishuriyemo menya Kristo. Amubwira marayika Jibril aramubwira ngo ewe Zakariya, tuguhaye umwana w'umuhungu uzamwite Yahya. Yahya ni Yohana Mubatiza. Ngo azabaje kuvuga ko hari ijambo ry'Imana rigiye kuza ku isi ari we Isa, ari we Yesu. Ako kanya navuga ngo ndahumuka, kuko natangiye kuvuga ngo noneho Yesu ni ijambo ryaturutse ku Mana. Ko nari ndimo gusoma Korani igiswahili, Korani yarambwiraga ngo azaza guhamya neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, naye ni Isa, ijambo rituvuye ku Mana ari ryo Yesu. Ntangiye kuvuga ngo narinzi neza yuko Yesu ari intumwa y'Imana, ariko Korani nyemeje neza ko Yesu ari ijambo ry'Imana. Nimba Yahya ndumva ari wo wakwitwa intumwa kubera ko avutse kugira ngo aze kuvuga ko hari ijambo ry'Imana rije ku isi. Nuko biri kose Imana ntago yitiranya ibintu. Uyu aje kuvuga, ariko aje kuvuga ijambo. Bivuge ngo nimba Imana yarise Yesu ijambo, bivuge ngo Yesu arenze intumwa, ahubwo ni ijambo ry'Imana, arenze ba Yahya aba baje kuvuga yuko agiye kuvuka. Aho ntago nigeze ntago nakubwira ngo hari umuntu waje ngo ambwirije se, we yanabwirijwe n'Umwuka Wera, kandi natangiye ku Umwuka Wera yambwirije, yanganirije mu bitekerezo. Ntangira kuvuga ngo noneho uko biri kose menye neza yuko Yesu akomeye, ni neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Ikintu Imana yakoze mu buzima bwanjye ni ugukura Yesu Kristo ko ari intumwa, ahubwo akamugira ijambo muri ngewe. Abanga ni wowe bavoma kumenya,
kwera